Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV. Nkuko tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine. Gahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo ni ukubutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Murabizi kugira ukore rimwe utsinde nta kindi bisaba no kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Murabizi bino bizame iyo bagiye kutubaza ntabwo bahindura ibibazo ahubwo ni bino n'ubundi bongera kuduha. Ubwo rero kugira ukore rimwe utsinde no kuba warabonye imyitozo ihagije. Bibutsa ko uramutse ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo uhita uduhamagara kuri 0789931626 tukagusobanurira serivisi aba ari ubuntu yo kugusobanurira ikibazo wagize mwa bino bizame tuba twakosoye. Noneho ukeneye kode cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko nabwo duhamagara kuri 0789931626 tukagufasha. Byose abari ku biciro byo hasi kuko ino channel niyo kugira ngo ibafashe mukore rimwe mutsinde. Rero mutugane tubafashe gushaka kode, tubafashe kubigisha by'umwihariko mu buryo bwa online nubwo mwaba muri kure kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe namwe muhite mutsinda. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo hano rero hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Urabizi mu muhanda haba harimo ibimenyetso byo kwerekana ukuntu abantu baragendera mu muhanda kugira ngo birinde ibyago. None uwo muntu ibyo bimenyetso wenda byapfuye, biba ngombwa ko hari umuntu uza kubayobora. None ni uwuhe uba ugomba kubaha? Iravuga ngo umuyobozi w'ikinyamitende, beka ngo umunyamaguru, sega ngo umukozi ubifitiye ububasha, deka ngo umuyobozi wa bisi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, isubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'isubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba kubaha umuyobozi ubifitiye ububasha. Mwabano bayobozi babifitiye ububasha harimo nk'abapolisi cyangwa n'abandi bose bakora mu muhanda ariko babifitiye ububasha, nibo ugomba kubaha mu gihe biriya bimenyetso bimurika bidufasha gutambuka neza mu muhanda twirindwa ibyago bitari gukora, bikaba ngombwa ko haba hari umuntu uri kubayobora. Ugomba kuba umuyobozi ubifitiye ububasha. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Bibutsa ko video y'ibyapa namaze kuyibakorera nyibashyira kuri YouTube channel. Niba utari wayireba kugira ngo ikibazo cyo kubyapa cyere kuzongera kukugora. None kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ni uruziga. Iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni uruziga, ubuso bwera bucishiyemo umurongo w'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Iravuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, beka ngo ntihemerewe guhagarara, sega ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa kenshi bakunda kugishyiraho niba waruvuye ahantu hari ibyapa byinshi biri kugenda bigutegeka genda ku y'umuvuduko gabanya. Noneho iyo ubonye kino cyapa kiba kikwereka ko ibyo bari bagutegetse byose birangiye, noneho ushobora gukurikiza amabwiriza, ukubahiriza amabwiriza yo kugira ugende mu muhanda nta cyaguteje, ariko noneho nta kintu gihari kiri kugutegeka umuvuduko uragenderaho cyangwa ukuri bugende. Kira cyapa rero nicyo bagishyiriraho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibinyabiziga cyangwa ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi biriya binyabiziga, hari ibinyabiziga biba byahagarara ahantu ijoro ryose. Rero hari ibyapa biba bigomba gushyirwaho
ahantu kugira ngo bakwereke ko bibujijwe kuhahagarara umwanya munini. Ukaba wahagarika ikinyabiziga mu kanya gatoya ariko ukaba utahagarika ikinyabiziga umwanya munini. None ibyo binyabiziga ni ibihe biba bibujijwe guhagarara akanya kanini? Ese ni hehe biba bibujijwe kuba byahagarara akanya kanini? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igisozo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Iravuga ngo hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Seka ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi, ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe nk'ibyapa, akaba ari ibyapa bikubuza kuhahagarara. Seka ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, ntabwo waba wemerewe kuhahagarara niba ari ko abanyamaguru banyura kujya bakikira inkomyi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu hari igisozo cy'ukuri kihise kiba D, ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Bibutsa ko bino bibazo ntabwo bihinduka gutya babikubajije niko ubundi bisanga mu kizami. Ikintu usabwa kugira ukore rimwe ni uko warabonye imyitozo ihagije. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, ntuvuge ngo ko ndi kure y'aho mukorera. Uratwandikira cyangwa duhamagara kuri 0789 356 26, tugagufasha kubona kode, tugagufasha no kwirinda ibibazo bishobora kuboneka mo uri gushaka kode. Ugasanga umuntu aramubwiye ngo nagushakire kode ya Nyarugenge aguhaye ya Nyagatare. Twe ayo makosa ntabwo tuba twayakora, ahubwo mujye mutwandikira tubashakire kode. Ukeneye no kwiga by'umwihariko bitewe n'akazi ukora, bitewe n'igihe ubonekera. Hari abantu baba baboneka nijoro, hari abantu baba baboneka mu masaha nyine bitabakundira kugira baze twigane mu shuri, naho muhita mutwandikira kuri 0789 356 birakora kandi birizewe kandi biranihuse. Rero mutwandikire tubafashe. Ikibazo cya kane kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kunyuranaho ni kwa kundi ikinyabiziga kiba kikuri imbere ugashaka kukijya imbere, babyita kudepasa mu zindi ndimi. Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Seka ngo igihe cyose ni ibumoso. Seka ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Kino kibazo bakunda kukibaza, ntuzajye mu kizamu utakizi. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kunyuranaho bikorerwa he? Hari igisozo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hari abantu benshi bahita bavuga ngo kunyuranaho igihe cyose ni ibumoso. Nicyo gisubizo mukunda guhita mubyitiranya, ariko kunyuranaho bikorerwa ibumoso nk'uko bimeze, ariko igihe bashyizeho ngo igihe cyose ni ibumoso bihita bivuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, kuko ushobora kunyuranaho uciye nk'iburyo bitewe n'icyerekezo uganamo, bikaba ngombwa kunyuranaho uciye iburyo. Ndakeka ko rero mumenye impamvu hano igisozo cy'ukuri ari D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Nuko igihe cyose ntabwo kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Naho ubundi mu busanzwe kunyuranaho, niba kubaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, uzavuga ibumoso, ariko niba bavuga igihe cyose ni ibumoso uzavuge ngo oya. Niyo mpamvu hano igisozo cy'ukuri ari D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Aravuga ngo gushaka umuherekeza. Abaherekeza ni nk'aba bandi bagenda hejuru y'imizigo, ndakeka ko mujya mubabona. Mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuba yashaka umuherekeza cyangwa agakurura ikinyabiziga cye. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye nicyo kintu uba ugomba gukora. Hano ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo, ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo tegereze neza. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ese ikinyabiziga gihagaze umwanya munini cyangwa se inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri hehe?
Hano rero hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Rero iravuga ngo ni mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni iki? Ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo uba ugomba kuwusoza udakase ngo usubire inyuma, uba ugomba gukomeza imbere mpaka uwuvuyemo. Nkabibutsa ko niyo uwuvuyemo haba hari icyapa kiburira kikwereka ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. B ikavuga ngo iki? B hano ikavuga ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. D C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A akaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo ikinyabiziga cyangwa inyamaswa bihagaze akanya kanini cyangwa gatoya bigomba kuba biri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, cyangwa se ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite ariko mu myanya w'ibiziga n'akayira n'uburenga santimetero 50. Ikibazo cya 7 rero kirabaza ngo iki cyapa cyerekana iki? Tegereze neza icyapa dufite. Gifite ishusho ni mpande eshatu, ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa cyerekana iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cy'ukuri kucyandika ku gapapuro. A iravuga ngo ifungana ry'umuhanda, B ngo umuhanda unyerera, C ngo umuhanda utaringaniye, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko umuntu utari wareba iriya video y'ibyapa amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda uri gucikanwa, kuko nk'umuntu wayirebye ahise amenya ubusobanuro bwa kino cyapa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hari igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ushobora kwibaza ngo ni iyihe? Kino cyapa ubundi kiba kivuga ngo kiba cyerekana icyago kidasobanuye ukundi. Rero muno mu bisubizo bine baduhaye nta gisubizo cyanditseho ngo icyago kidasobanuye ukundi kirimo, niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri gise kiba D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Tugeze neza naho icyapa baduhaye kimeze neza nka kiriya cyo hejuru, bitandukaniye ku birango. Ubwo bivuze ko na kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo ikona iburyo cyangwa ikona iburyo, C ngo kazamuko gashinze cyane, C ngo kamanuko gashobora gutera ibyago, D ngo A na B byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ikoni iburyo. Murabona ko mwa bino bimenyetso cyangwa ikirango kiri mwa kino cyapa harimo akantu gakatiye iburyo. Biba bishatse kuvuga ko niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga aho uri kugana, ikoni rya mbere uri bugereho araba ari ikoni riri iburyo. Ukitegura rero kugira ngo wirinde ibyago. Bashobora no kukishyiraho kugira ngo niba wari ugiye kunyuranaho uhite umenya ko imbere hari ikoni. Murabizi kunyuranaho mu ikoni ntabwo biba byemewe kuko biba byateza ibyago kuko uba utari kureba imbere neza. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, ikoni iburyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ese nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda? Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo ugenda mu muhanda uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ese none uri kugenda ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ese bikwemera kuba wakomeza mwa rino sangano? Tegereze neza rero uhitemo igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo oya, B ngo yego nshobora gukata iburyo, C ngo yego nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo, D ngo yego nshobora gukata ibumoso gusa. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, oya.
impamvu udashobora gukomeza mwa rino sangano ry'umuhanda, tegereze neza mwa bino bimenyetso biri mwa kino cyapa kiri hano, bino bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amabara umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Urabona kari agafureshi gakomeza kari mu bara ry'umutuku, niyo mpamvu gukomeza mwa rino sangano ry'umuhanda biba bitemewe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo icyitegereze neza. Kirabaza ngo iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. Tegereze neza, naho ni ishusho baduhaye. Mbibutsa ko video y'amashusho yose ari mu gazeti nayo namaze kuyibakorera kuri YouTube channel. Mujye mugenda murebe ku bintu mba narapostinze, nayo ndahita nyipostinga kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Iravuga ngo nshobora kumunyuraho nyuze iburyo, se beka ngo sinshobora kumunyuraho, seka ngo nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, kino kinyabiziga kikuri imbere, ese uba wakwitwara ute? Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ari igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Murabizi iyo ugiye kunyura ku muntu umunyuraho uciye ibumoso, cyo ni icya mbere, ariko igihe cyose ntabwo ari ibumoso, ariko umunyuraho uciye ibumoso. Noneho ukamanza ukareba ko utari mu koni, ukamanza ukanitegereza ko ufite umwanya uhagije, ukanareba ko uri kureba imbere, kuko hari igihe kigera ari igihe cy'ibihu bikaba bitagishoboka ko waba uri kureba imbere neza. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kitegereze neza, kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza nk'uko bamaze kubitubwira, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Kenshi biba ari iby'umukara ariko bigenda bihinduka bitewe n'ubutumwa gishaka gutanga, nkaho hari ibyo biba bifite ubuso bw'umweru cyangwa kikaba gifite ubuso bw'umutuku harimo ikirango cy'umweru, ariko ibyinshi mu byapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Reba rero hano ukuntu bimeze, ahasigaye uhitemo iso cya nyacyo. Iravuga ngo ku binyabiziga byose, mbega ngo ku binyabiziga byose bifite moteri, seka ngo ku biziga byose uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa kiri kubuza ibihe binyabiziga? Kiri kubuza kunyuranaho ibumoso ku bihe binyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye. Ese ni ku binyabiziga byose? Aho ni kuri A. Ese ni ku binyabiziga byose bifite moteri? Aho ni kuri B. C nayo muri kuyibona na D muri kuyibona. Ese hano murabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko mwamaze kugitamo rero, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ni C. Ku biziga byose uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ndakeka ko ramaze guhitamo C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Ese kino kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza? Tegereze neza icyo kimenyetso, uhitemo iso cya nyacyo, cyandike ku gapapuro. Mbibutsa ko video nayo yo ku bimenyetso bimurika namaze kuyibakorera, murabizi ngenda ntegura amasomo yo kugira abafashe kumva bino bibazo byo mu bizamwe biba byakozwe kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Murabizi niyo ntego yacu. None bari kukubaza ngo ese kino kimenyetso cyaka kikwemerera kuba wakomeza mu sangano. Bibutsa ko mwa bino bimenyetso byaka biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. None kino iyo harimo umutuku biba bikwemerera gukomeza. Iravuga ngo yego. Mbega ngo yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. Sega ngo yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. Deka ngo oya. Ese kino kimenyetso mu bimenyetso bimurika kikubuza iki, kikwemerera iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, oya. Kino kimenyetso yo kirimo ntabwo wawemereye kuba wakomeza. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo, ikibazo cya 13 kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Iravuga ngo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, mbega ngo ahegereye inguni y'iburyo
bw'ikinyabiziga, sega ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga y'ibumoso bw'ikinyabiziga adekanwa na kiso cy'ukuri kirimo. Ese rero itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahagana hemwe hano batubwiye hakurikira. Mbibutsa ko ikinyabiziga kiba gifite amatara y'ubwoko bugiye butandukanye, hari utugarurarumuri, hari amatara aba ari mu mbavu ku kinyabiziga bitewe n'icyo kinyabiziga ukuntu kimeze cyangwa ukuntu giteye. Hari amatara y'ibinyoteri, hari amatara aba ari imbere mu kinyabiziga, hari amatara magufi, amatara maremare. None bari kukubaza ngo itara ndanganyuma ryo riba rigomba gushyirwa he? Nka hano hakurikira. Ese igiso cy'ukuri ni A ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga? Ese ni B ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga? Ese ni D inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga? Cyangwa ni D nta giso cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero igiso cya nyacyo. Ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Igiso cya nyacyo nta kindi ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kitamurika. Igice cyacyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Iravuga ngo amatara kamenabihu, ubwo ari amatara y'imbere ku kinyabiziga ara amurika kure. Bega ngo amatara yo gusubira inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabiho n'amatara yo gusubira inyuma. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Iratubwira ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Bega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cya nyacyo, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, na B ikaba ari igiso cya nyacyo, ubugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50. D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo rero. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko rero waramaze kugihitamo. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kunyura ku biziga bindi uretse ku kibiziga bibiri bibujijwe aha kurikira. Iravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Beka ngo ya hafi yaho abanyamaguru banyura. Seka ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ku by'ibiziga bibiri babibujijwe aha kurikira, kubera ko wenda bishobora kubateza icyago mu gihe uri kubinyuraho. Iravuga ngo hafi y'iteme iyo umuhanda ufunganye. Hafi y'iteme ubwo bari kuvuga hafi y'ikiraro. Iteme ni kimwe n'ikiraro. Be bakavuga ngo hafi yaho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Murabizi hari igihe umuhanda uba umeze nabi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga kiba kibujijwe kunyura ku bindi kiretse kiriya kibiziga bibiri harimo nk'amamoto cyangwa ibindi, biba bibujijwe hafi y'iteme, hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo D. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kibaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, niki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Murabizi hari abantu baba batwara ugasanga atwaye nk'amasaha 3, atwaye nk'amasaha 4. Birashoboka ko ushobora kugira ibitotsi uri mu rugendo utwaye ikinyabiziga. Ese ugomba kubyitwaramo gute? Iravuga ngo gucuranga umuziki cyane, ugacuranga uririmbo kugira ngo
uruhuke, mbega ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, seka ngo kuva mu muhanda urombereje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cya nyacyo urabona ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri nta kindi hano ni se. Ikintu uba ugomba gukora niba ugize ibitotsi utwaye ikinyabiziga cyawe, uba ugomba kuva mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, ukava mu muhanda kugira utange inzira, ugahagarara ahantu hatekanye, ukareka ibitotsi bigashira, ushobora kuvamo akayaga kakagukubita ukabona kongera gusubiramo. Kuko gutwara uri gusinzira uba wakoresha abandi bari gukoresha umuhanda, ukaba wabateza ibyago cyangwa nawe ukaba wakwiteza ibyago. Kandi mwibuka ko bino byago byo mu muhanda haba harimo n'ibyago byo kuba wabura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda kugira ngo niba muri kugenda mu muhanda ukumva ugize ibitotsi, ube wava mu kinyabiziga cyawe giparika ahantu hatekanye, umanze uruhuke, umanze ibitotsi bishire, ubone gukomeza. Rero hano igisozo cy'ukuri ni se, ndakeka ko mwari mwamaze kugihitamo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Hatangiye kwijima ni ku mugoroba. Ese ni ukubera iki aba ari ngombwa kugira ngo ucane amatara y'ikinyabiziga? Murabizi mwese iyo ibinyabiziga bigeze iyo bigeze ku mugoroba mubona byacanye amatara. Ese ni iyihe mpamvu uba ugomba kuyacana? Iravuga ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza, mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi ubwo bari kuvuga ni nk'abanyamaguru cyangwa abandi bari gukoresha umuhanda, sega ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, mbega ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese ni ukubera iki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cya nyacyo nta kindi ni B. Aba ari kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bayobozi b'ibinyabiziga biborohere kukubona, kugira ngo utabateza ibyago nawe witeza ibyago. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kibaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Murabona ibyapa bakunda kubibaza, ariko uburyo babibazamo namwe muri kubona. Bashobora kukiguha baguhaye ishusho yacyo ukavuga ubusobanuro bwacyo, cyangwa bakaguha amagambo we bakimagina ko we ubizi, nyine wakagombye kubuza ubusobanuro bwabyo. Niyo mpamvu ikintu cya mbere nabakoreye ari ukubakorera video kugira ngo byere kujya bibagora. Hano rero icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara asa ati. Iravuga ngo umukara, mbega ngo umweru, seka ngo ubururu, deka ngo umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyanya ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Gifite ubuso bw'amabara y'umweru. Ndakeka ko abantu mwese mwari mwarabibonye, iriya video mwayibonye mwise mugenda mumenya ko ubuso aba ari umweru. N'abantu bakunze gutembera ndakeka ko wenda mujya mubibona ntimumenye ubusobanuro bwabyo, ariko kiriya cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, nta kirango kirimo. Kiba kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, ubutajyayo utanavayo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20, ni nacyo cya nyuma kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ibinyabiziga biba bigiye bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka, bitewe n'ubutumwa icyo kinyabiziga kiba kiri gutanga, bitewe n'ukuntu gikoze, cyangwa bitewe n'ibyo kitwaye. Murabizi hari ibinyabiziga biba bifite amahoni ku buryo kivuze ihoni kiri muri metero runaka ugahita wumva ko icyo kinyabiziga kigiye kuhaca. None bari hano bari kukubwira ngo none mwa bino binyabiziga baduhaye bikurikira, ngo none ikihe kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Aravuga ngo amapikipiki, mbega ngo velomoteri. Seba ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, ndeka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'anyacyo hari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, mutwandikiye tubafashe kubona kode mu gahe gatoya. Ibindi byo ukeneye kwiga by'umwihariko bitewe n'akazi ukora bitagukundira kuza mu ishuri, uratwandikira cyangwa duhamagara kuri 078935 16 26, tukagufasha tukakubonera
umwanya tuzajya duhuriramo tukigana mu gihe gitoya, icyumweru kimwe n'igice cyangwa bibiri, ukaba wagenda mu kizame ugakora rimwe ugatsinda. Rero ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Abantu muri hafi gukora mwa kino cyumweru mube muhari, ikizami cyose gikozwe mujye murahita mukibonera ku gihe. Murabizi biriya bibazo n'ubundi nibyo njya kubabaza. Ikintu uba usabwa ni ukubona imyitozo ihagije, niyo mpamvu twashyizeho ino channel kugira ngo ijye ibafasha kubona imyitozo ihagije ku bizami biba byakozwe. Rero ibindi abantu bari hafi gukora, amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.